neza tubahaye ikaze ngo mwigire n'Imana ibahe umugisha. Abari hano muri Australia twongeye kwishimira kubana namwe, abari ku mpera z'isi, abari ahatandukanye mwese ku isi, muri bugirirwa amahirwe yo kubona ino video. Imana yagiriye neza kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu. Turabiyegereje kugira ngo uyu mwanya Imana iduhaye tubashe kubanamo. Umugisha udasanzwe kugirirwa aya mahirwe kugira ngo ubone icyo uvuga imbere y'Imana. Ntabwo biba byoroshye ariko kandi birakwiriye kugira ngo tubikore, kugira ngo tubashe gutaramana nawe aho uri muri shughuli zawe, uri mu kazi, utwaye imodoka, uri mu bitandukanye, ubashe kunezerwa. Rero Uwiteka abagirire neza, Imana irushizeho kubiyereka mu buryo bwose mubukeneyemo. Mwami Yesu, uwo kwiringirwa no kwizerwa Data, turi imbere yawe Mana muri aya masaha, twaje kukuramya no kuguhimbaza, twaje kuvuga imirimo ikomeye itangaje wakoze ku buzima bwacu, kuba tubasha kubumbura akanwa kacu tukakuvuga, kuba tubasha kwicara hano tukakuvuga, nuko twabonye neza yawe, nuko duhamanya n'umutima yuko uri Imana yacu, kandi ibyo wakoze nibyo biduhesha gushira amanga no kuvuga ibyaha. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, duciye bugufi Imana, izina ryawe ryonyine ryo rihabwa icubahiro. Ntaba ari twe, aba ari wowe uhabwa icubahiro. Bana natwe muri uyu mwanya ungana kose uba ukuboneye mu maso yawe, kandi Mwami Imana yacu, abantu bose bazabasha kureba iyi message wabageneye. Ni wowe uzi neza buri wese n'icyo yifuza, uzabasure kandi ubiteho. Urakoze murengezi mu izina rya Yesu Kristo usabye twizeye, amen.
ariko icyo utangaje uyu mugoroba cyangwa igitondo cyangwa amasaha yose waba urimo bitewe n'igihugu uhagarariyemo cyangwa urimo, Imana ni ukwizera. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, niba wari utangiye no gucika intege, wongere uvuge ngo ngisubiyeho, ngihagaze, ipfa kuba ariyo yabivuze atari umuntu cyangwa ibindi. Imana akaba ariyo ivuga ngo nzakugirira gutya, nzagukorera iki. Habe niyo ijambo yivugiye ubwaryo ngo habe n'isi n'ijuru byakongera kure ibizongera izabikora. Ntucike intege, ipfa kuba ariyo yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwizerwa, ipfa kuba ariyo yabivuze. Ureme ibyiringiro, utuze, uryame usinzire. Imana yacu ntigibesha. Mwene data ukomeze uyiringire, izabana nawe. Haleluya. Yo
Mwami Yesu w'Imana twarambyeho, twarakumenye twaragusogongeye, umurengezi wacu, uri Imana y'imbaraga, ni wowe waremye umuntu urema mu shusho yawe. Turaba agaciro, ni wowe waduhumekeyemo umwuka duhumeka. Ibindi byose warabiremye ku bwacu, ibindi byose warabiremye. Mbere ku munsi wa gatandatu turavuga ngo mureka tureme umuntu ase natwe, tumureme mu shusho yacu, duhumekere ubugingo. Amazi uravuga ngo ibi byose ndabibahaye nuko turaba agaciro. Izina ryawe rishirwe hejuru Mana, izina ryawe niryo ryonyine ryo gupfukamirwa, uwo kubahwa, uwo gushirwa hejuru. Imana ikomeye kandi urakwize. Dusome ijambo hano rito. Turasoma hano mu rwandiko banditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo waho 22. Haravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo
atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo. Haleluya. Bene data, nifuje kubasangiza rino jambo ry'Imana dusanze hano mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, yatwibutsa gushyira mu bikorwa ibyo twumvise. Abantu bagize amahirwe yo kumenya Kristo bamwumvishije, bamusogongeye. Hari amagambo menshi bagiye bumva muri kino gitabo. Hari abamusomye, hari abasomye Bibiliya, hari abandi babyumva babwirijwe n'abapasiteri cyangwa se abavuga ubutumwa batandukanye bakababwira Kristo uri muri iri jambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugerageze mubishyire mu bikorwa ibyo mwumvise. Ijambo ry'Imana mwumvise si iryo kuza gusaba bakababwira ngo haravuga gutya byagenze gutya hanyuma ukabita aho wabyumviye. Ugomba kubishyira mu bikorwa. Impamvu nyinshi abantu batari mu guhindukira, abantu bari mu gukizwa ariko ntibahindukire, nuko ya magambo bumvishe batayashyize mu bikorwa. Imana ivuganye nawe kugira ngo ubashe gushyira mu bikorwa ibyo wumvise. Abantu nabo bataramenya Kristo, haracari umwanya. Uyu munsi ni uwawe wo kwatura, ugakizwa, ukamukurikira, ukamwakira nk'umwami n'umukiza, akayobora ubuzima bwawe. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzaja kwa data atamunyuzeho. Niba utaramwakira, umwakire kuva uyu munsi. Niba waramwakire, waramenye ijambo, urishire mu bikorwa. Nibyo byiza ni ku ijambo ry'Imana rivuze. Uwiteka akomeza kubagirira neza, Uwiteka akomeza kubitaho. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.